ese nimumbwire namwe mwumvishe ka kantu ka Musinga abaza abantu ngo niba ari abatinganyi. ariko uriya muhungu arategura koko afite content nziza, ariko proof yatangaga zumvikanaga. Yibazaga impamvu umuntu asigaye yoga buri munsi akaba bagira ngo yahindutse umukobwa. Ngo mbere umugabo yogaga byibuze 2 mu cyumweru, ariko usigaye woga buri munsi, urumva utari umutinganyi? Uriya muhungu aratangaje. Tugiyeho uyu munsi noneho nshaka ko twiganirira gake gake twitereye story. Hari akantu navuze ngo uyu munsi tugomba kuganiraho. Umunsi umwe twakoze amasengesho yo kwiyiriza, noneho kwa kundi nyine ibiryo biba byabonetse muri eterina. Murabizi papa, ikintu bita inzara iba ihari. Inzara iba ihari aba ari inzara ikomeye cyane. Abahungu bageraga kuri 3 banga kujya gusenga. Umuhungu umwe aragenda yicara kuri table akubita ibiryo byose ibiryo bigenewe abantu 10 byose abikubita mu nda yiwe wenyine. Noneho arangije yumva nta kintu kigeze mu nda, ajya ku yindi table afata bya bindi by'abantu 10 nabyo abikubitaho, ariko yariyeho 1/2. Noneho mumbaze ngo uwo muhungu icyakurikiyeho niki? Umuhungu yaratangaje. Umuhungu n'ukuri ikintu cyakurikiyeho, uwo muhungu niyigeze namba abona amahoro kugeza ubwo bamujyanye kwa muganga, icyo bita ko gucisha mu misoto. Ubwo abantu twize hamwe barahita babyumva cyane. Ndagira ngo musabe ikintu kimwe, nusanga niba twarize hamwe uze kungera muri comment umbwire ngo uwo muhungu ninde. Umumbwire izina rye, cyangwa nunavuga izina rye kuko comment abantu barayireba, ariko uze kuvuga ahantu twize, kuko ahantu habaga amasengesho y'ikigo cyose hari hake. Uze kutubwira ahantu twize. Ntibibagirwe kumfollowinga ni ku Nzira Nzima TV, ndetse tuguma kubagezaho ibiganiro ku munsi. Undi munsi tuzagaruka tuvuga